twamaze kwemeranya yuko nta biryo bibyibushya cyangwa ibinanura bibaho. Twabonye yuko kugira ngo umuntu ananuke cyangwa byibuhe biterwa n'umubare w'amakalori wavuye mu byo yariye ugereranyije n'amakalori umubiri ukoresha. Twabonye kandi yuko atari amakalori gusa ukwiye kwitaho, ukwiye kwita no kubigize ibyo wariye, macro ni ukuvuga proteine, ukamenya ko wujuje izo usabwa, ukamenya ko glycide wujuje izo usabwa, ukamenya yuko lipide wujuje izo usabwa ndetse na fibre. Ibyo twarabibonye. Uyu munsi nje kukubwira ikindi kintu ukwiye kwitwararika. Ibyo ngibyo umaze kubikora birumvikana. Uko icyabanje nicyo kinini. Uko bigenda bikomeza nabyo ugomba kubyita, ariko base ya byose ni kalori zinjira ugereranyije n'izo umubiri wawe ukoresha. Ukwiye kwita rero no ku misemburo yawe. Hari imisemburo 7 igira uruhare mu kuba watibiro cyangwa ntubite. Ukwiye kuyitaho kugira ngo niba iringaniye nkuko bikwiye. Kwisonga birumvikana hari insuline na cortisol, ariko hari na leptine na ghreline ndetse n'imisemburo yo muri thyroïde. Hari n'imisemburo ya estrogene na testosterone. Iyo ni imisemburo 7 y'ingenzi igira uruhare mu kuba watibiro cyangwa se mu kuba byakwiyongera. Umaze rero kuboneza amakalori, umaze gukurikirana makro zawe neza, ugomba no kwita kuri iyo misemburo.